mbabazi kuva wakira Yesu yakumariye uzi kuba uvuga ngo ufite Yesu ariko abantu ko n'ijuru numva ntazarejyamo urikije ibimba akase Yesu yamaze iki mu buzima bwawe akona ko mugatekereje imyumvire cyangwa se imitekerereze nayo igomba gukizwa ukagira gutekereza kwa Kristo. Nujya kwambara ikoti wiryambarira abantu ngo abantu barambona bati ryambarire Kristo bari bubone muri iryo koti. Ariko usanga umugore hari muri mirwari hari bari babona gute ahantu ngiye kubwiriza umurimo w'Imana aka gasatsi kameze gute ku buryo umugore amara isaha muri dushe ari muri ibyo bintu uko ntashobora kumara isaha avuga Yesu isaha ari kuvugana na Yesu ariko amara isaha muri mirwari areba ndakenyeye neza nateze gute birahenko mwitonde ntabwo amaturo utanga ntabwo gufasha abakene byaguhesha ubugingo birwa muri Kristo Yesu kandi iyo Kristo yinye mu buzima bwawe ubuzima bwawe bwose burahinduka ariko abantu bakizwa bakaguma muri bwa bupfumu bwa kera aho umuntu ageraga inzaratsi bahora uko ntimugira inzaratsi z'uruhu ariko mugira utuzi mugira ngo inyo yirukana ubukene mugira amavuta ntaho bitaniye no kujya ku mupfumu akaguha akantu bashyira mu mweko mugira dufite abarokore bagira amafaranga runaka agomba gutanga mu nzu y'Imana nka asiranse yo kugira ngo Imana imari cyo n'ubupfumu ntaho bitandukaniye na ya maturo bajyanaga mu ndaro bimwe bafataga inzoga bakanda kujya gusukira abazemu bimwe babagaga inka ariko umuzima akaba afite inyama agomba kuryaho nico amafaranga yanyu muri kuyakoresha ntabwo mwigeze mukizwa mwahinduye ahantu mwakoreraga ibintu gusa utu dukiza twimbera byombi tukwemerera ko umukristo ariko usa n'umupagani ku buryo duhuye mu nzu utavuze ngo Yesu ashimwe nta kumenya ko umukristo niba uri umukristo ariko ibiro by'abapagani ukabyenjoyinga kuruta abandi ibintu byose ukwiye kuba ari wowe wicara ukagera reaction ugatekereza mwumva ahantu abantu benshi bibiwe mu nzozi nawe ibaze uraryamye urarota umuntu akwiba ubona umujura yinjiye mu nzu arakwibye kandi ibintu akwibyarana bijyanye ubifata nk'ibisanzwe ariko burya bakwibye kandi bikomeye niyo mpamvu niba wararose kuko izi nzozi kumbwira aranyuma wararose izi nzozi swati wibwa cyangwa ugira ikintu utakaza ndashaka utekereze kuri iki hera ku munsi waroteye izo nzozi ugeze kuri uyu munsi urebe ibintu change zabaye ku buzima bwawe uraza gusanga hari ibintu bidasanzwe byabaye ibaze nko kuba ukurota ugiye nko kwinjira muri banki ugiye kubitsa amafaranga ukibeshya nka konti ibaze nari ngiye kubitsa kuri konti yanjye ariko amafaranga ndota nibagiwe ajya kuri konti ye ntazi cyangwa yundi muntu uribwe ndimo ndavuga amagambo akomeye ariko nanjye n'ukuntu yahawe ibaze nawe urose uri gucuruza ibintu cyangwa ufite ibintu byinshi ufite akayaga karaza karabiterura kawitwara ubona biragurutse ibindi biciye hino wari kandi bikomeye ibaze kubona urota umugabo wataha mu rugo rw'abandi ukabona nk'umugabo wawe ayobye urugo ruba waraharenze atashya ahandi aragiye umukora ahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye izina rya Yesu turagushimiye muri mugoroba kuko twemerewe guterana ni iby'igiciro cyinshi ni amahirwe akomeye abantu bifuza benshi ntibayagire hari abantu babitegura bikabananira
ariko niba twemereye kuza imbere yawe ni nuko wemeye kutwumva. Ndabigushimiye, turakwinginze kugira ngo uterane natwe, turi imbere yawe tukwinginga ngo twishurire, ureke tukurebe mu maso, duhishure mu maso hawe, uhoza abarira, byotsa abaguye, ukangura abasinziriye, mu izina rya Yesu turi imbere yawe tunasabye kugira ngo gusenga kwacu kukugereho, kandi wemere kuba muri iri teraniro. Dusukire umwuka wawe wera mu mitima yacu kugira ngo atubwire ibyawe, kandi kwinjira kwe kubera ko tumara ubwoba, kuko abantu bufite ndetse cyane n'agahinda, tube mu mahoro. Uha umugisha umuntu wese wamaze kugera muri iri teraniro, yaba abo twicaranye aha ndetse n'abadukurikiye bari hirya no hino ku isi. Umugisha w'Imana ubabeho, kandi nutugendera nabo ntubasige, kandi nabo nubagendera natwe ntudusige. Turi imbere yawe, wumve ibyo tugusaba, ubiduhe, kuko wavuze ngo ubwo utimanye umwana wawe Yesu Kristo ukamutanga ku bwacu, uzaba ufite kumuduharana ibindi byose. Urakoze, mbisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Duhaye ikaze umuntu wese wamaze kugera muri iteraniro. Umugisha w'Imana ube kuri wowe, wiyumvemo ikaze. Ntabwo twegeranye ngo twakire abashyitsi n'abasangwa, ariko ushobora kumva uri umusangwa. Ndagira ngo unyemerere dufatanye kwakira abashyitsi. Hari umuntu ushaka kuba uteranye natwe bwa mbere, amenye gahunda y'ijoro ku marembo y'ijuru. Hari umuntu wigeze yandika, ariko ntekereza ko atebyaga akavuga ngo hanyuma se tuzahora ku marembo, ntabwo tuzashyira ngo twinjire. Ariko dutegereje kwinjira kwacu, tuzinjira ubwo Kristo azatwara itorero. Ariko mu gihe tukiri mu isi duhora ku marembo y'ijuru, kuko amarembo y'ijuru tuvuga ntabwo ari ahantu dukeneye ko badukingura ngo twinjire tuva aho dutuye tujya ahandi. Oya, ahubwo abantu twatangiranye bo barabizi, babasangwa. Ni concept yo kuvuga ngo amarembo y'umurwa mu gihe cya kera niyo yabaga arimo ibyo twakwita nka minisiteri zose zikomeye cyane. Mujya musoma muri Bibiliya mukumva Bibiliya ivuga ibijyanye n'amarembo. Imirwa ya kera cyangwa se amakapitali, umuntu abyumve nka Kigali, yabaga ari irimo imbere mu gipangu, izitiye, yubakiye urugo runini. Namwe nimurebe Kigali yose tuyubatseho igipangu, ubwo yahera kuri Nyabarongo, ara kuri Ruriba, ukazenguruka ukazagenda za Mageragere, ukazenguruka ahantu hose wazenguruka, ukazaca hafi ya Bugesera, ukamanuka ukaza kongera ukayifunga, n'ubundi ubwo kongera ukayifungira hariya iri umanutse acyatanya Nyabugogo, gutyo ukamanuka. Ni igipangu kimeze gutyo. Hanyuma habagaho irembo rimwe rigari cyangwa se rikuru ryinjira mu murwa. Aho rero niba irembo ari iri, hano habaga amaofisi yakorerwagamo nk'ibyo twakwita nka Minisiteri ya Immigration y'uyu munsi, cyangwa se Minisiteri y'abinjira n'abasohoka. Handi ugasanga harimo ofisi za Minisiteri y'Ubutabera, ahandi harimo ofisi ya Minisiteri y'Ingabo, ahandi harimo noneho hakaza kubamo noneho n'icyo twakwita Presidence mu mvugo y'uyu munsi, cyangwa se ibwami. Ikaba ari nk'inzu cyangwa se ofisi umwami aboneramo na rubanda cyangwa se n'abaturage, ku buryo ibintu byose byakemurirwaga ku marembo cyangwa se aho ngaho ku irembo. Abantu bose bashakaga umwami naho bamubonaga, ibibazo byinshi babaga bafite naho babizanaga, kuko ntabwo abaturage wese ajyaga ibwami ngo ajye, kuko ibwami naho umwami yabaga atuye, yagira na ofisi akayigira ari y'abantu bihariye b'abashyitsi baturutse hanze, ariko rubanda ntibashakaga umwami naho bamusangaga. Iyo turi ku marembo y'ijuru rero nibyo tuba tuvuze, tuba twicaye ahantu ubwami bwa Kristo buri, aho twicaye tugiye kuvugana na nyir'ururembo.
ngo atumenyeshe amakuru y'ibyo turimo, y'ubuzima turimo, n'iby'intambwe zigiye gukurikira ku buzima bwacu, kandi atwibutse ko n'ururembo ruhari. Ururembo ruhari, mujya mubyumva. Hari ibintu nkunda muri Bibiliya, hari inkuru iba mu gitabo cya Daniyeli, akenshi dukunda kuyumva nk'inkuru cyangwa se nk'ibirori by'abasinzi. Mujya mubyumva umwami Berushazari yaje gutumira abantu, baranywa, barasinda, barahaga, kandi ibyo birori byari igihe kinini. Aza kubahuka n'ibikoresho byo mu nzu y'Imana nabyo arabizana, barabinywesha. Ibyo birori byongera kwisubiramo kandi mu gitabo cya Esiteri, aho umwami Ahasuwerusi atumira abantu bagakora ibirori by'amezi 6. Ibyo birori byari bigamije iki kuri abo bami bombi? Si bo bonyine babikoraga, n'abandi bajyaga babikora, ko byabaga bigamije iki? Reka duhere ku bya Berushazari. Mwibuke neza ko hari amazina abiri yenda gusa, Beluteshazari na Berushazari. Beluteshazari ni Daniyeli, Berushazari ni uyu mwami turi kuvuga hano, akaba umwuzukuru wa Nebukadineza cyangwa Nebukadinezari. Yari yaratewe n'Abamedi. Hanyuma yariyo trike bakoreshaga, ugahamagara abatware bose, abantu bakomeye mu gihugu, by'umwihariko mu gisirikare no mu butegetsi, ukabamurikira umutungo wose w'igihugu kugira ngo barusheho gukunda igihugu, babone impamvu zo kukirwanirira, babone ibyiza igihugu gifite, hanyuma bavuge ngo ibi byiza twagezeho byose reka tubirwanirire. Nibyo birori rero Berushazari yari yakoresheje, ni nabyo umwami Ahasuwerusi yari yakoresheje kijya gihe nawe yari yatewe. Wenda Berushazari w'ikosa yakoze no kubaka akazana mu by'Imana, Imana igitanga ingoma ye. Ariko ndashaka kuvuga iki? No muri ubu buzima, no muri uru rugendo rujya mu ijuru, hari ibyiza by'Imana dukwiriye guhora twibutswa kugira ngo tumenye ibyo turwanira. Abami b'isi nuko babigenza, bakabwira Abakarudaya bati nimurebe igihugu, nimurebe imbaraga dufite, nimurebe amazahabu, nimurebe. Nawe utekereza umuntu, dufate nk'urugero kuri Ahasuwerusi, umuntu ushobora gutumira abantu agakora ikirori cyangwa se reception y'amezi 6. Abantu mwakoze ubukwe murabizi ukuntu reception yo kwakira abantu y'amasaha yonyine muri Kagasare biba bigoye. Tekereza kwakira abantu amezi 6 barya banywa kandi ibintu bihenze gusa. Mbivugiye iki? Turi ku marembo y'ijuru. Uwiteka Imana igukore ku maso, iguhishurire, umenye ibyo wiringizwa ko ari by'ukuri. Hari igihe abantu babaho bakumva erega ibintu byo gukizwa. Hari umufilozofu mwigeze ngo yavuga, aravuga ngo ubundi Imana ibayeho itabayeho bintwaye iki? Ibitabayeho ntacyo mpomba, ariko niba izaba inariho reka nkore neza, kuko ukora neza nta ngaruka bigira. Abantu benshi bagenda kuri bene iyo principe, ubundi wamaganira dukizwa. Ko gukizwa se n'ubundi biturinda guhemuka, bitugira abana beza, biduha discipline. Ntabaga ari ibyo bintu byatuzanye mu gakiza, nta nubwo ari byo Yesu yazanye ni agakiza abari mu isi. Oya, twiringizwa ko dufite ijuru, twiringizwa ko dufite ikindi gihugu. Turi Abanyarwanda uyu munsi, ni nacyo gituma umukristo ahari hose ku isi ategetswe n'Imana gusengera igihugu arimo, by'umwihariko gusengera abayobozi. Guhera ku muyobozi mukuru, hari ibitegekwa n'abami, hari n'ibitegekwa n'abaperezida. Guhera kuri perezida kugeza ku mutwarasibo, utegetswe kubasengera kugira ngo ubonere amahoro muri icyo gihugu, hanyuma ubone uko ukorera Imana. Ariko ufite n'ikindi gihugu, uri umwenegihugu w'ijuru. Ijuru twiringizwa ririho, Yesu azatujyanayo. Yaravuze ngo kwa data hari amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye. Ijuru rirahari, ni ubuturo bw'Imana, kandi Imana izaturana natwe, tuzayisanga tube mu ijuru. Tube mu ijuru aho tutazongera kurira,
hari ibintu byinshi bitera abantu kurira, ariko nta kintu na kimwe kiriza umuntu ubabaye tuzongera guhura nacyo mu ijuru. Mu biriza abantu, hari abantu barizwa no gutandukana n'ababo, wenda bapfuye cyangwa ubuzima buhindutse, nk'ama divorce, kwimuka. Hari abantu barizwa n'ibihombo, hari abantu barizwa no kutagera ku byo bashaka kugeraho, hari abantu barizwa n'inzara, hari abantu barizwa impamvu yose igutera kurira mbi. Impamvu ndi kuvuga kurira mbi ni uko hari igihe umuntu ahobera undi kubera ibyishimo nabwo akarira. Ayo marira y'ibyishimo yo no mu ijuru adashobora kuzahaba, kuko njya ntekereza umunsi tuzabona Yesu koko tukamubona duhagaze imbere. Sinzi uburyo azaduha kumuhobera ngo umuntu bashyirane urukumbuzi, ariko amahirwe nuko mu ijuru nta kavuyo kazahaba ngo watinze ngo umufashe ngo murekwe nanjye ngo njyeho ngo mpobere. Yesu uzatubwira ukuntu azaduhobera, nabyo biri mu bintu byiza, kuko nagiye mbona abantu bahura bakumburanye, umuntu akamuhobera bakagushikuza mu maboko ye ngo arekure n'abandi nawe bamuhobere bumve. Mu ijuru bizagenda gute? Tuzamuhobera gute? Bizagenda gute? Ibyo ni ibintu biryoheye amaso, ariko ijuru rirahari. Ijuru aho tuzambikwa indi mibiri itari nk'iyi, imibiri itananirwa, imibiri itarwara, imibiri y'ubwiza. Hari abantu babayeho bafite amakomplexe y'ibikomere batewe n'isi, ushobora kuba waravutse ufite ubumuga cyangwa waragize ubusembwa umaze kuvuka, ibyo ariko mu ijuru tuzaba turi beza, dufite ubwiza bwo mu ijuru taruga hano mu isi. Pawulo bivuga neza mu Bakorinto ba mbere 15 asobanura iby'imibiri tuzambikwa mu ijuru. Ijuru twiringizwa rirahari, aho tutazongera guhangayikishwa n'ejo nzamera nte cyangwa bizagenda gute, abana banjye bizagenda gute, bizagenda gute. Niyo twicaye ku marembo y'ijuru rero, ndakwingingira kugira ngo wongere wibuke ibyo bintu. Nicaye muri iki cyumba, sinzi aho wicaye, ushobora kuba uri no mosere ufite agatelefone ukurikiye, ushobora kuba urwaye wegamye mu ntebe uri kureba televiziyo ariko ntabyo ukurikiye, ariko ndakumenyesha ko ijuru ririho, kandi Bibiliya iravuga ngo izahanagura amarira yacu yose. Amarira tuzahanagurwa nayo twarize mu isi, ariko bataduhora ibyaha. Mu marira tuzahanagura harimo amarira y'akarengane. Umuntu wese uzi wakurishije kubera ko akurenganyije, nitugera mu ijuru uzayahozwa. Ikintu cyose wahuye nacyo mu isi kikakubabaza, kikagutera kurira, ayo marira nugera mu ijuru sakubira ati ndabyibuka rya joro urarurira kubera ko wabuze urubyaro, azabiguhanagura. Ndabyibuka ko rya joro warize kubera kubura minerivare kamamagara, ayo marira yose tuzayahozwa. Ibyo twiringizwa n'iby'ukuri. Turi kuri ino ndirimbo twatangiye navuga ngo umusaraba koko uterwa ishema n'umusaraba. Hari igihe umusaraba tuvuga tukavuga ibyiza watuzaniye, ariko ntitunashake gutekereza cyane ku byago uduteza kuba tuwemera gutyo. Kuko kuba umukristo ntabwo ari ikintu giteye ishema mu isi. Niba no kuba umukristo ari ibintu bigutera ishema, ufite ikibazo. Ugenda ahantu hose ubirata, hanyuma ukabona ni ibintu kugutera ishema. Mvuze si uko ari uko wowe bitakunezeza, ahubwo nuko niba kuba uri umukristo abantu babibona ukabona ntibibatera ikibazo. Hari umuntu w'inshuti yanjye tuziranye ku kantu yakundaga kutubwira ngo hari umwanimateri. Abanimateri ni bano bayobora abanyeshuri ku ishuri. Wigeze yaca ku banyeshuri abona nyine bakomeje ibyo bari barimo bisanzwe, niba bateraga amastori, aje gusha murambona nimugire ikikango. Kuba babonye animateri ntibikange, animateri yumva ahubwo nibwo yagize ikibazo.
ibyo bituma bahanira icyo, kuko gusa murambona ntimubwire reaction. Hari ikintu dukwiye kwibaza, niba uri umukristo ukicarana n'abapagani, ibintu bikaba bimeze neza neza pe, ujajinga ubukristo bwawe, wibaze ni gute ndi umukristo hari utumenye nsoma mu bitabo twize muri primaire, sinzi impamvu njye ubanza ntazi ukuntu nteye. Hari agakuru k'inyamaswa ngo yaje gukandagira mu muriro irashya, noneho ihiye ubwoya bwo ku majanja buhinduka umweru, ihita ibihindura, urumva ni defu igize, ihita ihindura ikiratira zibwira izindi iti muri aho mbafite inkuru ivuye ibwami, mvuye ibwami dore ikimenyetso banshyizeho cy'uko banyimitse ngo mbe bategeka, kuko umwami ari hafi no kuza kuzabareba n'ibiki n'ibiki. Irazifatira pe, irazemeza. Noneho kuko zabonaga ikimenyetso kidasanzwe, nawe ibaze nyine izindi zose zari umukara, ngo zibonayo ni umukara ariko ufite n'akaboko bashyizeho irangi ry'umweru, ntabwo bayimitse. Kandi ngo ubwo butware banayihaye bwayihaye ubundi bushobozi bwo kutamera nkazo, ariko ngo izitegeka iminsi, ariko hakazamo kuba iz'inyabwenge twazibata kuko ubu yarahindutse, kuko nagakiri nkatwe ko dutegeka, ariko wamwere urebe ukabona aracyari wa wundi nkatwe. Ngo ziza gukoresha ibirori kugira ngo zize kureba ko iyo mbwa ububwa bwayishyizemo igahinduka umutware nk'uko yabivugaga yanimitswe ibwami. Mu birori rero ziza gucelebratinga, ariko zirangije ngo zirahuma, zigira ukuntu njya mubona ko imbwa zifitanye isano ya hafi n'ibirura, zifite ukuntu zivuga zizamuye ijosi, zitamoka, ahubwo zimeze nk'izikominika ukuntu, nk'izicelebrating. Indi yari ihagazeho yiyubashye, ariko ibirori biraryohana, nayo iti twakuvumbuye, ntabwo wahindutse nawe uri nkatwe, burya waratubeshyaga. Niba uri umukristo ariko ibirori by'abapagani ukabyinjoyinga kuruta abandi, ibintu byose mu isi kabo nta kibazo, mbese bakubona ntibagire reaction nk'abamwanimateri, ukwiye kuba ari wowe wicara ukagira reaction ugatekereza. Umusaraba waduhaye agakiza, ariko kandi uduhindukira irembo rifunganye. Mu yandi magambo, udutegeka, uduhata kwiyambura ibituremerera. Hari ibintu umusaraba dusaba kwiyambura, atari ukubera ko bitari byiza, bitari binanijije abandi. Mujye mwihangana, muzumva nyine nanjye ntabwo nzi ukuntu nteye. Utu dukiza tw'imbera byombi tukwemerera kuba umukristo ariko usa n'umupagani, ku buryo duhuye mu nzira utavuze ngo Yesu ashimwe nta kumenya ko uri umukristo. Niki umusaraba uraza ukagushapinga, ukaguha indi shusho itandukanye n'iyo wahoze ufite. Aravuga ngo umusaraba utuma tumera nka ya mpumyi yari yicaye ahantu ihora isaba, ariko yumvishe Yesu ihita ikuramo ibintu byose irabijugunya. Kuki yabijugunya? Nuko byari, urumva ntireba, barafite ukuntu bayizana akayicaza ahantu, hari ka kantu isabiraho baterekaho udufaranga n'iki, hari ibyo bintu byose yumva bishobora kwibangamira mu kwihuta, ntiyita ku byirekuye, yita ku wisanze. Uyu munsi turakizwa, ariko tukajya dufata agakiza tukakagereranya n'ibintu kadusaba kurekura, tugasanga agakiza karaciriritse, kandi n'ibyo uhita usanga gaciriritse cyane, kuko urimo uragereranyiriza ibintu ahantu bidakwiye. Hari urugero rumwe mu mashuri menshi ya teoloji ararwigisha, y'umusaza ngo ahaye umwana isaha akayijyana mu masoko menshi,
niyo si urwo ndi buvugeho kuko urwo ushaka urwubusa. Ni inkuru numvishe irantangaza ngo muri Kongo, sinzi niba ari ukuri ariko nayumvanye abantu kandi numva bavuga ibintu bishobora kuba ari ukuri nkurikije ko bambwira ko bahabaye. Bamwe ngo hari ibice byo muri Kongo hirya mu mashyamba bituwemo n'abaturage ariko batazi isi ya hano iwacu hano hanze, kubera ko Kongo ngo ni igihugu kinini cyane, Imana ishimwe ko abaye igihugu kinini. Hanyuma kubera ngo amabuye y'agaciro menshi bagira bayacuruza ku mifungo, nk'uko twebwe mu Rwanda ducuruza imifungo y'inyanya, y'idodo, y'ibijumba, abantu babe mu cyaro barabizi. Kuko ntazi ko zahabu ahandi mu bindi bihugu zihenda cyane kandi bo bazibona ari nyinshi n'andi mabuye y'agaciro. Rero ukashobora kujya ku isoko ukagura imifungo y'amazahabu, bagurisha rero make ko nese ko ntacyo bazimaza, nta nganda bafite ngo bazikore ibindi bintu, bazibona nk'amabuye ari aho ngaho, wenda adasanzwe ariko adahenze nk'uko twebwe tuyumva. Kubera iki zahabu muri amakaritsiye yo hepfo yo ngo ahantu hagati mu mashyamba ukuntu bimeze gutyo? Ntabwo zahabu iri ahantu bayihindurira agaciro cyangwa yagirira agaciro, iri ahantu nyine ifatwa nk'ibintu bidakomeye cyane, bumva nyine nibuye ritameze nk'andi, ariko uko biri kose ntabwo bazi agaciro kayo, kubera ko baramutse babaye bakumva mbese nk'uwabafata akabatereka mu bihugu by'i Burayi n'ayo mabuye yabo, bakabasha kubona ukuntu amagarama ya zahabu n'amadiyama n'ibiki ahenda, ntibakongera kuyarunda mu birundo. Igihe cyose uzafata agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu ukakagereranya n'ubwiza bw'umubiri wawe, agakiza uzasanga nta gaciro gafite. Zabona ko umubiri wawe uhenze. Igihe cyose uzabona agakiza ukakagereranya n'ibiryo, agakiza kazaburizwamo, kuko urimo urafata ibi agakiza n'ubundi bwami cyangwa kabera mu yindi si, gagira agaciro iyo uri mu isi yako, hanyuma uri mu isi ya hano y'ibifatika ntabwo uzabona. Niyo mpamvu uzabona umuntu akubwira ati ariko aho ko yankomeza ushomere n'ibyo bintu Yesu yakubwiye, wowe waza nkajya nguhembera twagiye ku Gisenyi ariko nkaguha akazi. Umukobwa akemera gukizwa mu rusengero akajya atanga icya 10 n'amaturo n'ibindi byose, ariko yahembeye ku Gisenyi muri loge yaho. Umuntu akakubwira ati ariko ubwo imyaka yose ugize 70 ingahe ugiye gupfa nta kana baguhamba nikara, ako gakiza kamaze iki? Nkagushakira no musaza hari akatera indoka byaro kwa mu mugore nk'abandi, ako gakiza kakomererwa gukora imibare. Agakiza nyine cyo kukageranya n'umugabo n'abana karita kaburizwamo. Icyakora iyo ahubwo wowe uri mu mwuka, reka mvuge gutyo, uri mu isi y'agakiza, ukazamura umugabo ukazamura n'abana ukabajyana muri yasi y'agakiza, gahita abagabo n'abagore bahita baburizwamo. Niyo mpamvu igihe cyose uri iwanyu mu mubiri uri kure y'ubwiza bw'Imana, nutekerereza mu mubiri utekereza iby'ubwami bw'Imana, ntabwo uzigera ubona agaciro kabyo. Kwiyambure tutitaye, tutarebye agaciro k'ibyo dusaba kureka, tureba agaciro k'uwo dusanga ari we Kristo. Ntekereza ko irankumye ihaguruka, hari ibiceri bari bayiha byatakaye biranyanyagira kandi ntiyari bushobore kuza gusubira inyuma utoragure, ariko imaze guhura na isi humutse n'uwo toye igiceri cyayo yari bumubone, kandi cyari gifite agaciro kanini. Si ibiceri yarahawe uwo munsi, ni ukuba abaye umuntu ureba utazongera gusabiriza abitewe no kutabona. Arakomeza aravuga ngo ibikangisho by'umwanzi ni nk'intare iziritse, nitutava mu nzira nta kizadutwara. Mwumve neza ukuntu inzira ijya mu ijuru yubatse ku buryo hano mu nzira nta byago nta mwanzi urimo, ariko hafi y'inzira, uruhande rw'inzira, ibyago birahuzuye ndetse byinshi. Ariko uyu muririmbyi yaravuze ngo nituguma mu nzira neza aho ngaho nyine nta kibazo tuzagira, gusa nutanisha akarenge gato intare zagutema. Kuko ziziritse ku buryo zibasha gutontoma kugeza aho inzira, ku mbago z'inzira,
ariko ntizakwinjira mu nzira, ariko nurenga inzira zizagufa. Narebye agatente ka Tom and Jerry. Tom and Jerry baba bari kurwana bimwe byabo yanjangwe n'imbeba nyine biri kurwana bikaza guca ku kazi imbwa yabagamo. Noneho iyo mbwa ikaba yaraziranaga n'iyo njangwe. Abantu bajya gukora Tom and Jerry ka episode banza barakarebye. Iyo Tom cyangwa iyo njangwe iragenda ishushanya umurongo, ipima neza ahantu ikiziriko cy'imbwa kiri butume imbwa itarenga. Iyo njangwe ihita yaca umurongo ku buryo izajya ikina kitarenze wa murongo. Noneho ikazi ikaserereza injangwe, igaserereza yambeba, igaserereza n'imbwa, ariko izi ko itari burenga wa murongo. Dore ibyago byaje kubaho. Yambwa yaje gusiba wa murongo ishushanya undi, ariko wegera aho ikiziriko cyayo kiri bugere. Ya pusi ikomeza gukina bya bindi, ariko izi ko itari burenga, ikazi kagera kuri wa murongo ariko itari buharenge ngo isatire imbwa. Kumva umurongo wa mbere bawusibye, bashushanyije wa kabiri. Yaraje igahagarara hafi ya wa murongo, kumva umurongo wigijwe imbere nyine wegereye imbwa. Imbwa iti simbuka irayifata. Bene data, ijoro ku marembo y'ijoro, ndakwingiye ujye usoma Bibiliya ku manywa no nijoro, niba ufite gahunda yo kujya mu ijoro koko. Niba ufite gahunda yo kujya mu ijoro, ujye usoma Bibiliya ku manywa no nijoro, kugira ngo bizatume umenya ko uyu murongo Pamphile avuze ari umuhimbano, atari wandi wa mbere. Uyu murongo pasiteri runaka avuze ni umuhimbano baciye, ko ugushyize mu byago isaha n'isaha ino ngiri bubisingirira gufata. Kuko Tom yaje yisagangura bya bindi bye, kuko yaciye umurongo, ashiduka ahagaze kuri wa murongo, imbwa irasimbuka iramufata, kuko umurongo yawinduye ikawegereza aho imbwa ibasha kugera. Nimwumva abantu bagoreka ijambo ry'Imana bya hato na hato, kandi ibi bintu bisi abadayimoni bateye ubwoba basigaye bakora no mu mabugo tumwe, kumva umuntu araje arabwirije aravuga ati impamvu urakazwa n'abantu baguze ibibuno mu isoko nuko we ntabyo ugira. Umukobwa ngo uzi ikibuno mu isoko, ari ibibuno basigaye bagora bamba bigutwaye, ngo aratamugene mujya kukibaza gusa ubutumwa riri waha timeze gute. Kumva umuntu akubata, ariko mwatubwiye Yesu aho kwanga mutubwire muhangane n'abantu. Ariko reka nkubwize ukuri, no gusomye igitabo Isezerano Rishya uzasanga izi nzandiko zose zirimo, kwari ukuvuguruza inyigisho z'ubuyobe zari zirimo. Ntabwo ari ibibwiriza bishya Pawulo yatangaga cyangwa Petero atanze cyangwa abandi banditse inzandiko zo mu Isezerano Rishya. Baravuga ngo dukurikije umwigisha mumaze iminsi mufite witwa runaka, arimo arabayobya muri ubu buryo. Muzasoma musange n'ibyo Pawulo yandikiye Abaroma, Abakorino, Abefeso, inzandiko za Pawulo nicyo zavuga. Murasanga Yakobo ari ibyo avuga. Ari nayo mpamvu agera mu gice cya gatatu akabwira abigisha, akababwira ngo muzacirwa urubanza ruto rw'abandi bantu. Muzasanga ari ibyo Yuda yigisha, muzasanga ari ibyo Petero avuga. Ntabwo nangana n'abantu mu buzima busanzwe, ariko bigeze mu bintu by'Imana nkabona urimo uratuzana utuntu tugoreka. Bambize neza kuri gushingura icyapa, kandi iki cyapa njya nkunda kubaha urugero rworoshye. Ku mukobwa mwiza i Butare, niba mushaka kumva uburemere bw'ibi bintu, muzabwire leta y'u Rwanda ikureho biriya byapa yashyizeho bya danje. Hari ibyapa ijya kwinjira i Butare mu mujyi kuri rya koroseri ryitwa umukobwa mwiza, habaho ibyapa byinshi bituma umushoferi wese uhageze. Ikindi bashyize na Sofiya, ikintu mujye mucyitondera. Mwibaze kuhashyira Sofiya egare ko umushoferi wese uhageze ahita agabanya umuvuduko. Kabiri, gukubitana n'ibyapa bya stop, bya danje, byagenda gake, cyago kiri imbere, bituma umushoferi wese akanguka mu maso no mu mutima no mu mutwe, akavuga ati ariko n'ibiki bindi imbere, naho waba uhamenyereye. Muzare ko akibiri uzamarwa nk'izahabaga. Ntabwo wenda zashira burundu 100%. Hari n'abakristo babayeho
nk'umushoferi umwe nabonye kuri Twitter, umupolisi yamuhagaritse amubaza ngo ariko se ntabwo warabonye feruje? Undi ati ntazibonye ariko wese nari nakubonye. Bivuze ngo feruje yazibonye ko zimubuza gukomeza. Arati ndagenda tu akubitana n'umupolisi rero. Hari abantu baviyora ibyapa by'ijambo ry'Imana bitubwira kujya mu ijuru. Ntabwo rwose ntabwo tuzategekera hano mu isi. Uyu munsi ubu Petero niko avuga, ni mirongo myinshi muri bivuga ngo uyu munsi turi abami n'abatambyi mu bwami bwa Kristo. Ubu tuvugana turi abami twimanye na Kristo, turi abami n'abatambyi mu bwami. Bantu batubwira ko tuzimana na Kristo kera rero ni ikibazo cy'uko bashaka ko twima nk'uko ba Biden bimye muri Amerika n'ahandi. Ikintu cyane muno muri Ndiyaringi yavuze ngo uzura n'Imana vuba kugurupfu rwa Yesu. Ese wowe n'Imana muruzuye doko muri inshuti ku buryo nta mwanzi wagutera turutse ku Mana, n'Imana nta mwanzi wayitera turutse kuri wowe? Ni ikintu dukwiye kwitondera. Tugiye kwinjira mu mwanya mwiza. Impamvu mivuze ibi byose niko nagira ngo mbwire umuntu umutima wawe utegure, wongere usubize amaso inyuma urebe. Ariko indirimbo ntabwo twemererwa gukina indirimbo z'abandi, ariko mba nyikinnye iyo binkundira, ivuga ngo mbese Yesu aramutse aje nonaha wajya mu ijuru. Kuba ko abaririmbyi baririmbye indirimbo ari abavuba, yaravuze ngo Yesu agusanze kuri chat kuri WhatsApp wajya mu ijuru. Yesu asanzwe kuri Facebook mbese warijyamo. Yesu agusanze mu isoko mbese warijyamo. Yesu aho yaza hose yakujyana. Umunyamakuru yabajije undi ejo bundi hano mu Rwanda, nyabona umunyamakuru w'imikino, sindi byo kuvuga amazina yabo, yabajije undi aravuga ngo uramutse usanze chat yawe ya WhatsApp bayishyize kuri cya screen kinini cyane amanusa yo kwireba, wahagaruka reba? Mwaramusubirira amwe ngo nahita ngo igihumure kuko nahita mpfa. Chat yanjye ya WhatsApp bayishyize kuri screen ngo abantu bose bayirebe, ngiye nkahagera gusa nkahagarara nahita mpfa. Nta message irimo. Dukwiriye kwezwa gato no ku kanini. Dukwiriye kubaho mu buzima buhora bwezwa. Ntabwo dushobora kubaho ubuzima budakora icyaha, ubwo bwo ntibushoboka mu isi. Ariko ntidukwiye kwemera ko icyaha kitugira imbata. Igihe cyose uri imbata y'icyaha runaka, naho cyaba kimwe, ntabwo waba imbata ya Yesu, ntabwo bikunda. Kuko ntawe ukiza abami babiri, niko korari yitwa Witsemba yo mu Rutsiro ya Pasiteri Yakabumbye, niwe muyobozi wayo, iravuga ngo ntawe ukiza abami babiri, n'andi magambo akomeye gutyo. Niba munakurikira cyangwa mukunda indirimbo nziza z'Imana zihuje n'ijambo ry'Imana zitari bino bintu ari ngere kugenda batoragura hirya no hino njye mureba korari Witsemba, aravuga ngo ntawe ukiza abami babiri, ni ko gukunda isi n'ijuru, ntabwo bikunda. Ntabwo waba imbata y'ubusambanyi ngo nurangiza ube n'imbata ya Kristo. Uyu munsi niba habeho ibintu bimbabaza nka buri kintu nkora bikanandiza, wenda simwe ndira abantu bandeba ngiye kurira njya ko ndihisha, ariko dore ikintu kintera agahinda n'ukuntu teoloji yadufashe, cyangwa se aba bantu batubwira ngo barize baradufashe baturemera agakiza k'imbera byombi. Agakiza katubwira ngo abantu nibabwire bave mu byaha, ariko nimubakomeretse. Niba umuntu ibyayanze kubireka, mwihorere, wenda azashyira byumve, azashyira bireke. Ese muvandimwe we babwira kureka ibyaha, bavuga ngo nzashyira mbireke,
uzapfa ryari? Uzi igihe uzapfira? Kuko uramutse upfuye uri imbata y'icyaha, ni ukuri uzarimo, uzapfa uba utazabona Imana. Hari abantu batekereza ko nshobora kuba ndwanya amaturo ngo no gutura rwose. Marambwira abantu ntimuture, mutange amaturo, mushyigikire umurimo w'ivugabutumwa ku bantu bose, ariko making sure ko ari Imana uri gushyigikira, ko utabutera inkunga umutwe wa Satani kurwanya Imana mu bundi buryo. Ariko mwitonde, ntabwo amaturo utanga ntabwo gufasha abakene, byaguhesha ubugingo. Ubugingo burirwa muri Kristo Yesu, kandi iyo Kristo yimye mu buzima bwawe, ubuzima bwawe bwose burahinduka. Hari abakunda kubigeranya n'umugore utwite, ngo ibintu ngo arazinuka ngo agira gute. Gukizwa birenga gutwita, kuko ibintu byo gutwita twebwe abagabo ntabwo twabyumva. Iyo nyigisho yafata abagore cyane, kuko nibo bazi gutwita. Abakobwa ntibayumva, n'abasore ntitwayumva, n'abagabo ntitwayumva. Agakiza kinjira mu buzima bwawe, ugahindura ibintu byose. Uhinduka mu myizerere, imyizerere yawe igahinduka burundu, kugeza ubwo umenya ngo ntabwo Imana izigera ikorera mu mazi arimo umunyu n'amashusho amanitse mu rugo iwawe ngo n'umusaraba uzashinga ku rugo ngo bigukize. Ntabwo imisaraba dushinga ku nsengero yadukijije. Urakizwa, myizerere gahinduka. Ariko hari abantu bakizwa bakaguma muri bwa bupfumu bwa kera, aho umuntu agiraga inzaratsi. Bahora uko ntimugira inzaratsi z'uruhu, ariko mugira utuzi. Mugira ngo inyo yirukana ubukene, mugira amavuta. Ntaho bitaniye no kujya ku mupfumu akaguha akantu bashyira mu mweko. Dufite abarokore bagira amafaranga runaka bagomba gutanga mu nzu y'Imana nka asiranse yo kugira ngo Imana imarinde. Icyo ni ubupfumu, ntaho bitandukaniye na ya maturo bajyanaga mu ndaro. Bimwe bafataga inzoga bakanda kujya gusukira abazimu, bimwe babagaga inka ko umuzimu akaba afite inyama agomba kuryaho. Nico amafaranga yanyu muri kuyakoresha. Ntabwo mwigeze mukizwa, mwahinduye ahantu mwakoreraga ibintu gusa. Ariko ngo umushahara wanjye sinawukoraho, ngo pasiteri ntaramuhawe icyacu. Ndakugira inama, eshyira utanga rw'amaboko n'umupfumu byemera. Byose ni kimwe ibintu uri gukora. Imyumvire cyangwa se imitekerereze nayo igomba gukizwa, ukagira gutekereza kwa Kristo. Nujya kwambara ikoti wiryambarira abantu ngo abantu barambona bati, ryambarire Kristo bari bubone muri iryo koti. Ariko usanga umugore ari muri mirwari, bari babona gute, ahantu ngiye kubwiriza umurimo w'Imana, aka gasatsi kameze gute, ku buryo umugore amara isaha muri dushe ari muri ibyo bintu. Uko ntashobora kumara isaha avuga Yesu, isaha ari kuvugana na Yesu, ariko amara isaha muri mirwari areba ndakenyeye neza, nateze gute, birahenga. Ni mwambarire Kristo. Imitekerereze yacu kwe guhinduka, tukagira gutekereza kw'abantu bari b'ibwami, kuko rega turabamye n'abatambyi. Gatatu, tugomba guhinduka mu marangamutima. Amarangamutima yacu agakizwa. Hari abantu bitwa ko bakijwe ariko bakikoreye imitwaro y'ibikomere. Yesu yakumara iki muvandimwe? Niba atarakomoye ibikomere wagize, Yesu yamaze iki mu buzima bwawe? Okay, bazaje kuvuga ngo ni urugendo, uzarugendo kugeza ryari? Nyine urwo rugendo rwo kubohoka, urwo rugendo rwo gukira ibyo bikomere, Yesu azarukomora. Mbese bizasaba imyaka ingahe Yesu kugira ngo abakomore? Hari n'abantu bagira amarangamutima ameze nk'ubwasama, ibintu byose mbese ukabona n'umwasama. Urumva amarangamutima ashobora kuba mu byiciro bibiri, ari muri negatifu no muri positive.
njye ntinya Bibiliya ko nta hamwe ndasoma muri Bibiliya Yesu yasetse ntaho kibikora yarishimye ariko dukwiye kubyitondera ibintu tubona iyo bavuze ikirori yewe ntabwo natuza ikirori ayo marangamutima akwiye gukizwa ugashimishwa n'ibishimisha Yesu ukababazwa n'ibibaza Yesu. Cyanyuma ugomba gukizwaho n'ibyifuzo. Ubuzima bwawe bwose n'ubwa hano mu isi. Mana ndagusaba inzu, Mana ndagusaba umugore n'abana, Mana we nkeneye intuza, mbese nkene nanjye iriya nzu ndayibohoje kira kimodoka, nkeneye amabere aje imbere. Nibyo bintu gusa ibyifuzo. Unkeneye Mana ndashaka umugore ufite nyashi, ufite n'amabere yaje imbere nka Kim Kardashian, mbese Mana ndashaka amatama ameze nk'aya ntuza nk'aya Rihanna, mbese Mana ndashaka umukobwa uri gushaka yujuje iby'abapagani byose bujuje, ngo niwe mugore uri gushaka. Nyamara ufite ikibazo. Mana we ndashaka umugabo wakoze amatuza nka ntuza nk'abavandamahanga. Dufite ibibazo kuko no kwifuza kw'abantu ko kurapfuye. Twakabaye dukora ubuzima bwacu. Muri Nyamagana na 18 naravuze ngo urugo rw'Imana ajya runyereka rurarubishuriye, bituma nifuza cyane kugerayo. Uwo niwe mwandu w'Abimana, iyo niyo gakondo mu yandi magambo y'abana b'Imana. Hari abantu ba muri diaspora bagiyeyo vuba akenshi muri bo, kandi azi ko katazamarayo igihe akora yibuka ko afite gakondo mu Rwanda, ukumva yaguze ibibanza n'ahandi. Ibyo ni ku bantu bari muri diaspora ariko bazi ko ari Abanyarwanda. Hari n'aba muri diaspora ariko byarangiye batari Abanyarwanda, kwareka mvuge gutyo, bamaze kwambuza ubuzima bwabo ko bazatura iyo ngiyo. Bagira imikorere itandukanye. Umwe akora agura ibibanza muri ibyo bihugu, undi agakora abigura mu Rwanda. None bafite filozofi ebyiri zitandukanye. Nawe niba uzi ko uri umwenegihugu wo mu ijuru, ukwiye gukora ibintu byose utekereza mu ijuru, utekereza ku ijuru. Niwita ku mubiri wawe witeho ku bwa Kristo. Mana ndashaka kugira ubuzima buzima kugira ngo mbashe gukomeza kwera imbuto zikwiriye abihana. Mana nkeneye hari ibintu muri njye nabyize mu isomo rimwe bita ma 5Fs. Donc F eshanu harimo icyitwa faith, fa eshanu mu Kinyarwanda ko nabivuga fa eshanu. Numva n'utuntu abigisha baba barateguye nyine gutyo kujya mu mbyige. Ni fa eshanu. Fa ya mbere ivuga faith, kwizera. Fa ya kabiri ivuga family. Fa ya gatatu ivuga friend. Fa ya kane ivuga finance. Fa ya gatanu ikavuga fitness. Bavuga ngo iyo udafite izi 5Fs uba ufite ikibazo. Kwizera nibyo, ukagira ukita ku muryango, ukita ku nshuti, ukagira uburyo bw'ubutunzi cyangwa bw'umutungo bimeze neza, hanyuma ukagira n'amagara mazima. Kwita ku mubiri ntabwo ari bibi, ariko witeho ku bwa Kristo. Pawulo yigize abwira Abafilipi arababwira ngo ndumva nagumaho ku bwanyu kugira ngo nkomeze kwera imbuto, ariko kandi ku bwanjye numva nataha nkajya kuruhuka nkasanga umwami wanjye. Kubw'ibyo mpeze murungabanga. Niba ari igihe cyo gutekereza ku gutaha mu ijuru, bitekereze nk'ugiye kugenda nonaha, ariko niba ari ibihe byo gutekereza kuri mu isi, tekereze nk'uzarama. Nagira ngo munyemerere turirimbane n'indirimbo imwe. Ndibwira ko umutima w'umuntu wese umaze gutuza no gutekerereza neza ku mpamvu turi gusenga. Turi gutekereza ko dufite igihugu. Iminsi ishize mfite ishimwe, mwajyaga mukunda kumva nifuza kuzaba nk'umusirikare, ariko mu by'ukuri ikintu cyashaka gutuma njya mu gisirikare cyane no kwanganira n'abasirikare bakuru bakoze ukuntu bateye igihugu cy'u Rwanda baje kukibohora mu ngoyo
macyarimo barafite ibyiringiro bimeze gute. N'isi ishize His Excellency yagisubije neza, numva umutima wanjye uranyuzwe no ngo wow, bimwe mu bintu byatumaga mpora ntekereza kuri ibi ndakibonye. Kuki? Bamenye neza ko nubwo bari mu bihugu bindi ariko bitari iwabo, bafite gakondo, bafite gakondo, kandi bari basobanukiwe imbaraga bibasaba, ko bibasaba no kwitanga benshi bakagwa ku rugamba kugira ngo barwanire gakondo yabo. Basobanura iby'inzira zigoye bahuye nazo kugeza ubwo bageze igihe avuga ijambo aravuga ngo nta muntu umusirikare uzakubwira ngo twari dufite ibyiringiro byo gufata igihugu nuko atigeze ajya ku rugamba. Ijambo ryanteye ubwoba. Ndavuga ngo haravuga ngo nta muntu n'umwe wari ku rugamba mu gihe cyacu, even nawe ubwe. Aravuga ngo nta byiringiro na bito twabonaga byatuma twanesha iki gihugu ngo tugifate, ariko intego yonyine twari dufite niyo kuvuga ngo niyo gakondo yacu nta handi, niyo gakondo yacu nta handi dufite kujya. Turagomba kurwana kuko aha niho iwacu bundi. Niba uri kujya mu ijuru ntuzabura ibikurwanya ndetse kugeza ubwo ubona bitanakunda kuzarigeramo, ku buryo ukebuka. Ari igihe Satani atugerageza, akagerageza umubiri ukumva n'ubugingo nabwo burimo buragenda bubigenderamo, ariko niminagera gutyo. Niba gusenga uhagaze byanze, senga wicaye. Niba byanze ryama, niba byanze pfukama, niba byanze genda, niba byanze jya mu mazi, niba byanze mbese kora ibishoboka byose. Satani ntaguca intege ukiriho. Nunagwa mu byaha ubwira Satani uti okay, nkiguyemo ndanagikoze ariko sinzagukorera wowe. Iki cyaha ndagikoze mana we. Satani mu bintu bya mbere akomereza abakristo kugira ngo abafate nuko bagusha mu byaha mugatamwumva byose birarangiye. Satani ashaka kugushuka kishingira cyangwa ugasambana cyangwa bakora mabi nandi. Ujye uhagara mu bwira uti nushaka kubimbwira n'ubu kandi tugumusengesha umubwira uti Sata uraho, aha ho narakumbiye naragukoreye naha narabikoze nibi narabikoze mbabaza umwami wanjye, ariko Satani ashaka kumenyesha ko sinzagukorera na gato, n'ubu ndakomeje imbere. Hanyuma wongere Rafiki no ari abango funga butu gikomanda, wongere ufunga umukandara, wongere usubiremo imbaraga. Umubwira uti Satani ndakomeje kandi nushaka wanturuka imbere wanturuka inyuma, ndakomeje urugendo rwanjye. Ibi byo nabikoze ibyaha nabiguyemo, kandi mwami wanjye mbabare. Nicyo umusaraba Kristo ubereyeho. Ubwire Yesu ngo nakubabaje, ndanabyemera, ariko sinzasubira, ndashaka kuba wawe. Amen. Reka turirimbane iyi ndirimbo, kandi ubwo umwanya wo ukwezwa urarangira utambutse. Wari umwanya mwiza kugira ngo usubireze umutima wawe impembero, wongere wiyinire. Niko Pawulo abwiye Abakorinto ku bijyanye n'igaburo ry'aravuga ngo mwiyinire, mwisuzume, nyine iyinjiremo imbere, ubwira Imana ngo mbabarira, iki naragikoze kandi cyatuma mbura ubugingo. Kuri mandirimbo y'167 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, ubundi dusenge dusoza. Yesu niwe nihishemo, yambere y'ubuhungiro, ntacyankuraho amahoro, yambere y'ubuhungiro, umwami
umwami n'igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami n'igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Ku manywa mbere igicucu, yambereye ubuhungiro. Ambera itara, ambera itara nijoro. Haleluya, yambereye ubuhungiro. Umwami Yesu, umwami n'igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami n'igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Mu mvura mbere ubwugamo, haleluya, yambereye ubuhungiro. Nta nubwo imivu, nta nubwo imibi nembana, uko yambereye ubuhungiro. Umwami Yesu, umwami n'igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami n'igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Nta byago byantera ubwoba, Yesu yambereye ubuhungiro. Nta mwanzi wese, nta mwanzi wese wankanga, ahubwo yambereye ubuhungiro. Umwami Yesu, umwami n'igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami n'igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Ntabwo nzavaho, ntabwo nzavaho, Esari yambereye ubuhungiro. Kuko nawe ntazamemukira, ahubwo azambera ubuhungiro. Uwo mwami, umwami n'igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami n'igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Imana nishimwe. Umuririmbyi sinzi niyo yatumuririmba tuba tubyumva cyangwa se ari kugira ngo melody turyohere tuyumve nka twumve melody iryoshye, ariko uyu muririmbyi aririmba ibintu bikomeye, aririmba ibintu bikomeye akavuga ngo Yesu niwe nihisemo, yambereye ubuhungiro. Aravuga ngo nta cyankuraho amahoro. Ese koko nawe iri jambo baravuga ngo nta kintu cyagukuraho amahoro cyangwa uyajugunya bitewe n'ahantu ugeze? Aravuga ngo ku manywa mbere igicucu,
yani magambo mu gihe cy'izuba ryinshi rimwe rikabije rikambabaza. Kuva wakira Yesu yakumariye, kuko twagize ibibazo tugira aba Yesu tubwirwa benshi cyangwa tugira udukiza twinshi. Hari Yesu uvugwa muri Kiliziya Gatolika, hari Yesu uvugwa muri ADP, hari Yesu uvugwa hana. Hari umuntu uzakubwira Yesu akakubwira ati njyewe reka mbabwize ukuri, haleluya, Yesu yaraje arambwira ngo nzakugira neza, ngo nzaguha inzu, ngo noneho ngo abantu ngo barayima, ngo Yesu ngo yampaye imodoka, ngo Yesu ngo yampaye umugore, ngo Yesu ngo yampaye. Yesu wabihaye uyu akabyima uyu, ubundi urumva nta kubona ku butoni kujemo. Kurona ku butoni ahantu ntabwo kujemo. Ese wa mugani urumva bya bintu byitwa igeno abantu batwigisha wasanga bitabamo. Hari abantu Yesu ageneye gukira n'abageneye gukena, hari abantu Yesu ageneye kubabara mu isi n'abageneye. Ibi bintu ni iki? Twebwe turabana b'Imana, turi abantu. Nigeze nabaza umupadiri umwe sinyange bagirwa, ni umupadiri wayoboraga Karambi icyo gihe. Karambi ni mu karere ka Ruhango, umurenge wa Masango, narahigaga. Rero nagiraga indwara, nirwara n'ubu kandi ndacyayirwaye, nikundira inkweto za sandali cyane nkunda inkweto za sandali. Hanyuma umupadiri yambaraga sandali nziza cyane, nza kumwegera umunsi umwe ndabaza, padiri kwambara amasandali meza cyane uyakurahe? Ahitambira ngo ngiye ngo nkorera Imana ikize, ngo Imana nkorera ngo ni umukire cyane, ntabwo nabura kwambara inkweto zihenze. Ndakabika n'ubu urumva ko nkigafite, aho nakabitse karacyahari. Nagiye ntekereza cyane ku kintu cyo kuvuga ngo twe dukorera Imana ikize, hanyuma twe dukorera inkene ko dukennye. Ntabwo ibintu bya Yesu bibarirwa mu gaciro k'ibintu dutunze. Icyo cyo mucyumve neza. Ariko kandi ni n'umutabazi wacu utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Hari ibintu nabonye ku Mana. Ubutunzi bwacu si ubugaragarira abantu, ariko n'ubugaragarira abantu Imana ntitinya kubutanga. Isi n'ibyuzuye byose n'ibyo Uwiteka. Iyo iguhaye icyambere iguha ubutunzi bwo mu mutima, ku buryo Pawulo yabwiye Abakorinto ababwira ngo dusa nk'abakene ariko dutungishije benshi. Bivuze iki? Bivuze ngo tucyakira Kristo tuba tubaye, kamvuge gute, nitwe duhinduka abasitari ba mbere. Niko Pawulo yavuze, ndi gukotinga amagambo yabwiye Abakorinto, kuvuga ngo duhinduka abasitari, duhinduka abakire, duhinduka abatware, duhinduka avuga byinshi. Hanyuma bishobora kuba imbere, inyuma bitaratunguka rwose, nta gitangaza. Ariko hari ikintu kigaragaza ko imbere bihari koko. Tugira amahoro no mu byago, turirimba zaburi, turirimba amashimwe no mu gihe cy'amarira. Ubwo butunzi bwacu bw'imbere burenga situwasiyo za hano inyuma. Ariko uzi gusanga umuntu ari ubutunzi bw'imbere ntabwo afite, n'ubw'inyuma ntabwo uhari. Aka kantu mukwiye kukitondera. Hanyuma uzasanga umuntu watunze ubwo butunzi bwose bwo muri Kristo bw'imbere, n'iyo iby'inyuma bije ntabwo bihindura ubukristo bwe, ntabwo bihindura imibereho ye. Icara rero wibaza, ese koko Kristo yaranduguye kuva namwakira? Ashaka ko ataraguhaye amazu, ntaguha abagore, ntaguha abana, ntaguhe ibyo, ariko iby'imbere mu mutima kuko Yesu ni umwami w'amahoro, urayafite imbere. Bibutse ko kugira amahoro imbere ntabwo bibuza intambara, ariko intambara ntizidukuraho amahoro. Urabifite. Uzi kuba uvuga ngo ufite Yesu, ariko abantu ko nijoro numva ntazarejyamo, kurikije ibimba akase.
Yesu yamaze iki mu buzima bwawe? Ako nako mugatekerejeho. Reka nishe mu mpamvu y'uyu munsi. Kuko nayo nyifite kandi numva ikomeye. Ni amagambo tugiye gusoma, turayasanga mu bitabo byinshi. Ni inkuru ndumva nk'eshatu ndi buvugeho nk'uko nazihawe kuzivugaho, hanyuma ubundi tugasenga. Ni amagambo dusanga mu gitabo cy'itangira igice cya 40, ndahera ku murongo wa 16. Itangiriro igice cya 40 umurongo wa 16 turavuga ngo, wa muvuzi w'imitsima mukuru yumvishe yuko amusobanuriye ibyiza, abwira Yosefu ati, nanjye narose nikoreye ibyibo 3 by'imitsima yera, kandi icibo cyo hejuru y'ibindi cyarimo imitsima yokeje y'uburyo bwose cyera Farawo. Ibisiga biyindira ku mutwe iri mu cyibo. Reka dusome n'amagambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka. Mu gice cya 10 ndahera ku murongo wa 30. Luka igice cya 10 murongo mpereho n'uwa 30 haravuga ngo, Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka ajya i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusigasigajeho hato agapfa. Ndasubiramo, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga asigajeho hato agapfa. Ndaza gutinda kuri iri jambo rivuga ngo baramwambura. Inshuro nyinshi dukunda kumvira ijambo abantu batwigisha bakatubwira ko yakubiswe, ariko njyewe ndatinda kuri iri rivuga ngo baramwambura. Niba habaho ibintu biba bitanyoroheye ni ugusobanura nk'izi nkuru nk'umwigisha, ariko nanone nkazisobanura nk'uwatumwe. Ni ibintu bigoye, ko hari igihe nshobora kuza kubijyanamo inyigisho cyane, ariko reka bivuge nk'uwatumwe mu magambo make, niko natumwe. Ariko dufite bivuga ngo ni umunsi wo kwemererwamo no gutabarwa kw'abera. Aya magambo agaragara mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa 2, aravuga ngo uyu ni wo munsi wo kwemererwamo. Mu gice cya 6 aravuga, reka mbere ku murongo wa mbere aravuga ngo, kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo muderwe ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa, kuko yavuze iti, mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none ni wo munsi wo gukirizwamo. Imana itugirire neza. Aya magambo Pawulo yavuga yasaga nk'ukotinze andi yavuzwe na Yesaya mu gice cya 48
na 49 ku murongo wa 8 nibwo Yesaya avuga amagambo ameze gutya, aravuga ngo icyo gihe cyo kwemererwamo ndagusubije no ku munsi wo gukirizwamo ndagutabaye kandi nzagukiza ngutangeho isezerano ry'abantu kugira ngo uhagurutse igihugu utume baragwa gakondo yabo yabaye umwirare kandi ubwire imbohe zisohoke n'abari mu mwijima uti nimugaragare bazarishiriza mu mayira no mu mpinga y'imisozi yose ahara gasi hazaba urumuri n'andi magambo menshi ameze gutyo. Reka duhere ku magambo twasomye mu gitabo cy'itangira igice cya 40. Iyi nkuru abantu barayizi, ni inkuru ya Yosefu y'ukuntu yari afunze ari muri gereza, hanyuma abagabo babiri bari bafunganye, kandi gereza Yosefu yari afungiyemo ntabwo ari gereza isanzwe nk'izi tuvuga mu Rwanda nka za Mageragere n'ahandi, bitewe n'aho umuntu ari. Gusa Mageragere ko njyewe ndi Kigali, ubwo ari mu ntara namwe muvugize wanyu, ahubwo yari afungiye muri gereza ifungirwamo abantu bahemukiye umwami bakomeye. Baba bagenda bagira amagereza yabo, ni nka zino gereza hari zikomeye cyane zifunga abantu b'abasirikare n'abategetsi hejuru iyo ngiyo za gereza zihabaye, kuko urumva reba abantu bafunganye na Yosefu hano ni babiri, umwe niwe waherezaga Farawo ibyo kurya, undi niwe wamuherezaga ibyo kunywa. Ubwo bene abantu ntabwo bafungirwa muri rubanda. Na Yosefu nawe yahemukiye mukuru w'abajepe, niko nabivuga. Yego, ni nk'umukuru w'abajepe mu mvugo y'uyu munsi, urumva ntabwo afungirwa muri rubanda nawe. Rero hari abantu bakomeye ariko ngo baza kurota inzozi. Uyu mugabo twasomye yarose inzozi, arota ibikona cyangwa se ibisiga birya ibiryo yarashyiriye Farawo, bibirya kandi abyikoreye ku mutwe. Ubusobanuro buravuga ngo nyuma y'iminsi 3 Farawo azakwica. Nibwo busobanuro bw'izi nzozi. Nyuma y'iminsi 3 Farawo azakwica kandi azakumanika ibikona bikurye cyangwa se ibisiga bikurye. Twasomye irindi jambo muri Luka 10. Uyu mugabo yamanukaga ava i Yerusalemu ajya i Damasiko. Aya magambo arakomeye ku rwego rukomeye. Yerusalemu ni umurwa mukuru aho ubwami bw'Imana bukorera. Damasiko ni umurwa mukuru wa Ashuri, kikaba kimwe mu bihugu by'abapagani byarwanya ubwami bw'Imana cyane. Sinzi niba message yumvikanye. Tugiye gufata umwanya dusengera kugira ngo ibintu twibwe bigarurwe. Ndi gusenga Imana imbwira ngo tuze gusengera kuri iki, nikanze kuko hari ibintu twagiye twibwa turabimenya, ibindi ntitwabimenya. Ariko hari abantu benshi bagiye bibwa, buryo hari n'umuntu Imana yambwiye ngo yibwa abavandimwe, ku buryo arizore, abayeho wenyine. Hari n'umudamu, nkurikije uko Imana yamubwiye, ni umudamu, nta nubwo ari mu Rwanda, yibwe umuryango, abayeho arizore, ameze nk'utagira umuryango kandi awufite, abavandimwe be barahari. Twumve mwumva ahantu abantu benshi bibiwe, bibiwe mu nzozi. Uyu mugabo iyo arota ibi bintu ntabone umusobanurira, cyari kuba ikibazo, ari kubifata nk'ibisanzwe.
ni nk'ibyo abantu barose. Urumva nawe ibaze uraryamye urarota umuntu akwiba, ubona umujura yinjiye mu nzu arakwibye kandi ibintu akwibye aranabijyanye, ubifata nk'ibisanzwe, ariko burya bakwibye kandi bikomeye. Niyo mpamvu niba wararose kuko izi nzozi kumbwira aranyuma, wararose izi nzozi swati wibwa cyangwa ugira ikintu utakaza, ndashaka utekereze kuri iki. Hera ku munsi waroteyeho izo nzozi ugeze kuri uyu munsi, urebe ibintu change zabaye ku buzima bwawe, uraza gusanga hari ibintu bidasanzwe byabaye. Ibaze nko kuba kurota ugiye nko kwinjira muri banki ugiye kubitsa amafaranga ukibeshya nka konti. Ibaze nari ngiye kubitsa kuri konti yanjye ariko amafaranga ndota nibagiwe ajya kuri konti yindi ntazi cyangwa yo ndimo. Uribwe. Ndimo ndavuga amagambo akomeye, ariko nanjye n'ukuntu yahawe. Ibaze nawe urose uri gucuruza ibintu cyangwa ufite ibintu byinshi ufite, akayaga karaza karabiterura akabitwara, ubona biragurutse ibindi biciye hirya ibindi biciye hino, waribwe kandi bikomeye. Ibaze kubona urota umugabo wataha mu rugo rw'abandi, ukabona nk'umugabo wawe ayobye urugo, wowe waraharenze atashya ahandi aragiye, ubifata nk'ibintu byo gukina. Ibi bintu biri symbolic biba by'ibimenyetso bifite byinshi bikomeye biba ku buzima bwacu, kuko bitangirira mu isi y'umwuka bikaza kurangira biri hano mu isi. Ibaze nk'umuntu ukarota ugwa mu gico cy'abambuzi, wari ufite ibintu runaka. Ndashaka kubwira umuntu wese wagiye urota bene ibi bintu, wagiye urota bene ibi bintu, gira umwanya kugira ngo utake, uvuze induru. Bishobora kuba bamaze igihe kinini, bishobora kuba bamaze igihe gitoya, ariko ikintu cyantangaje Imana yambwiye ngo ntabwo igikererwa. Ku Mana ntabwo hajya habaho gukererwa. Hari ikintu cyantangaje, hari igihe Dawidi yagiye kurwana, yarwanaga icyo gihe yari umwe mu basirikare b'Abafilisitiya. Abantu bajya basoma inkuru za Dawidi mu gitabo cya Samweli wa mbere. Icyo gihe Dawidi yari yarahungiye mu Bafilisitiya, abantu umwe mu basirikare bakomeye b'Abafilisitiya. Hanyuma Abafilisitiya baza kugira ikibazo, baravuga bati turashaka gutera Sawuli turwane n'igihugu cya Isiraheli. Noneho urumva nka Dawidi nk'umusirikare ukomeye bafite, niwe ugomba kujya ku rugamba. Ariko nungo abasirikare aza kwegera umwami aramubwira ati ariko reka tuvugishe ukuri, Dawidi ko arabagiye kurwana na bene wabo arabica koko cyangwa aradutanga ahubwo? Kugira ngo Dawidi bamusubize inyuma, aravuga ati subirayo, wowe wijyana natwe ku rugamba. Dawidi ngo atahe asanga abandi banyegiputa n'amahanga yikoranyije yateye umudugudu wa Dawidi yari yarahawe mu Bafilisitiya, yarahungiyemo. Dawidi ararira, arababara kandi cyane, ngo abantu bari kumwe bashaka kumutera amabuye. Cyari ikintu gikomeye. Aravuga ngo ndakora iki? Dawidi mu buzima bwe bwose abayeho ari umugabo wubaha Imana ku rwego rukomeye. Areba abasirikare, agahinda bafite, aravuga ngo ndakora iki? Iyi nkuru reka nyivuge nyisoma muri Samweli wa mbere igice cya 30. Biraza kumfasha kugira ngo muyumve neza, nawe ntaza kugira amagambo nakwibeshyamo.
Samweli wa mbere cyangwa se igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 30, ubundi itangira mu gice cya 29 nari kuvuga cyuko bashaka ko Dawidi ajya ku rugamba, ariko reka ngewe mvuge muri 30 kugira ngo nihute. Nuko Dawidi gutitira mu Kinyarwanda iravuga ngo abamariki batwika Sikulagi Dawidi adahari. Nuko Dawidi n'ingabo ze bagera Sikulagi ku munsi wa gatatu. Ugumva ni cya gihe ya nkuru nemaze kubabwira ko bari bagiye kurwana ko bakamubwira ati wowe subirayo, ntabwo tugushira amakenga, tufite impungenge ko waza kututanga mu maboko ya Sawuli kugira ngo mubwire uti Sawuli ngaho reka twiyunga dore mufatiye abanzi. Rero agarutse asanga abamareki bateye igihugu cy'Ikusi ni Sikulagi, batsinda Sikulagi bahatwitse kandi niho yari atuye. Banyaza abagore n'abari bariyo bose, abato n'abakuru, ntibagira uwo bica, ahubwo babanyaze barigendera. Dawidi n'ingabo ze bageze mu mudugudu basanga bawutwitse kandi abagore n'abahungu babo n'abakobwa babo banyazwe. Dawidi nabo bari kumwe bahera ko batera hejuru, bararira baraboroga bagezaho batakibasha kurira. Mwumvira ijambo. Nimwumva ha abantu ngo Dawidi nabo bari kumwe bahera ko batera hejuru bararira. Kurira birenga kurira, hari ukuntu umuntu biza kurenga kurira gutyo, baraboroga kwa kundi umuntu arira sakuza cyane bagezaho batakibasha kurira. Nimwumva ubwoko bw'agahinda. Uvuga ngo buri mugabo uri kumwe na Dawidi yasanze asigaye ari we wenyine, nta mugore, nta mwana, ntacyo mu nzu, nta hari igihe wisanga muri ino situation. Byagenze gute? Hejuru bavuze ngo umudugudu bawutwitse, batwara abagore n'abana n'abaguzi, cyose cyakirimo baragitwara. Kandi abagore ba Dawidi bombi, Ahinowamu w'umunyayezereli na Abigayili wari mukanabari w'i Karumeli nabo bari banyazwe. Maze Dawidi arababara cyane kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Noneho umva Dawidi nawe byago byamugezeho, ariko noneho abana avuga ati ni we kabitera, kuko niwe wari watuyoboye tubira ngo noneho tujye abantu bose barafite agahinda. Umuntu wese ababajwe n'abana be n'abahungu be n'abakobwa be, ko Dawidi yikomeza kuwiteka Imana ye. Dawidi abaza Abiyatari umutambyi mwene w'Abimeleki ati ndakwinginze nzanira efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawidi efodi, kandi Dawidi ahera akagisha Uwiteka inama ati ninkurikira izo ngabo nzazifata. Aramusubiza ati ubwo n'Uwiteka uvuga. Amubwira ngo zikurikire kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Imana itugirire neza. Nibyo ndashaka kuvuga. Dawidi yisanze muri situation ibintu byose byagiye, ariko birivuze ijambo rikomeye rivuga ngo yikomeza kuwiteka. Uburyo abakera babagaho ntabwo ari nk'ubwacu. Muri Kristo Yesu twahawe privilege ikomeye, twahawe ikintu ba Dawidi batahawe. Duhabwa ikintu abantu bose uzi bakomeye mu kera mu Isiraheli batigeze bahabwa, cyo gupfuka mukabwira Imana ngo ndavuze nawe nyuma. Abo bakeneraga gukoresha iPhone, bakeneraga gukoresha Urimu na Tumimu, bakeneraga isanduku y'isezerano, bakeneraga ibindi bitambo kugira ngo Imana ikundize ko bumva ize kubemera. Ariko aho wicaye, aho uri, wabwira Imana bikagenda direct, ko umuhuza wacu n'Imana ni Kristo. Ahamagaza efodi ni nk'umwambaro w'akazi, gutyo utuma, kuko efodi yabaga mu buryo bubiri, yambarwaga n'abatambyi n'abami, kandi ikambarwa n'umutambyi mukuru n'umwami. Rero kuwambara bwabaga ari uburyo bwo kugira ngo wiconnecte n'Imana, uyibutsa ati ariko ni njyewe runaka wimutse ukampa n'umwambaro.
Dawidi asanga yanyazwe, byose byagiye. Iri joro Imana yambwiye ngo mbwire abantu ngo ni ijoro ryo kugira ngo tugarurize ibyacu byibwe, byanyazwe. Kandi abantu bagiye biga mu buryo butangaje cyangwa butandukanye, ariko harimo abagiye bahabwa amakuru ko bagiye kwibwa ariko ntibabyitaho. N'iki kintu twasomye muri Luka 10:30, uyu mugabo yari ari kuva i Yerusalemu. Abantu benshi twagiye twibwa kubera uburangare twagize, ukisanga hari ibintu wahayemo uburenganzira Satani arinjira nubwo utari ubizi, ariko Satani yakwibye kuko yakwinjiranye. Urumva nyine niba umuntu avuye i Yerusalemu agiye arimo arajya i Damasiko, ni magambo ni ukutaba amaso ko mu mwuka, bigatuma Satani akwinjira, cyangwa se reka tubyite mu yindi mvugo yoroshye, ni uburangare cyangwa se kugwa. Kuko uyu muntu arimo arava mu bwami bw'Imana agenda ajya mu bwa Satani, arimo arava i Yerusalemu ajya i Damasiko. Hari igihe waba waragize mu buzima bwawe ukamera nk'uri kuva i Yerusalemu ujya i Damasiko. Akenshi dukunda kuvuga ngo ni ukwicira inzira, Bibiri kongera ikavuga ngo ni ukwifatanya n'abanyamahanga, cyangwa se umuntu akavuga ngo ni ukwifatanya n'abatizera, mu mvugo zisa gutyo. Hari ikintu muzamfashe kugisengera, nanjye ncyagisengera. Hari imisozi y'Imana yabagizwe, ko Imana yavuze ngo ninturanye n'umusozi kuwuturaho muzaba munyubakire inzu n'iki n'iki. Ariko hari n'imisozi y'abarozi. Muzasome nko muri Bibiliya mu gitabo cyo Gutegeka 2, muzasanga hari ahantu hari imisozi y'umuvumo n'iy'umugisha. Bamwe bahagarara bavuga umuvumo, abandi bahagarara bavuga umugisha, n'ibindi bisa gutyo. Sinzi niba namwe mwarabye experience cyangwa murabihura nabyo, ukajya gusengera ahantu kumva dukunda kuvuga ngo hari rezo. Ni nabyo Kibonke yigeze akoramo ikora avuga ngo ahantu hari rezo mureke Imana ni telefone. Hari ahantu ujya gusengera ukumva neza hari network y'Imana, ariko hari naho ujya ukumva hari igicu kibuditse burundu, ku buryo igishoboka wakora ari ukwahunga, kumva hari imbaraga cyangwa hari ikindi kintu kikubaraye hejuru. Nyamara banza bishoboka ko hari imisozi cyangwa hari ahantu, usibye n'imisozi gusa, nk'imisozi hari n'urugo ushaka kwinjiramo gahumana. Sinzi namwe niba byarabagiye bibabaho. Hari inshuti zishobora kuza mu buzima bwawe zikinjiza umuvumo gusa kuba mwahuye ukibwa. Hari abantu ushobora guhura nabo mu buzima bwawe bugahinduka mu buryo buri positive, ukagira umugisha. Ariko nawe mushobora guhura, ari naho Abanyarwanda bavuga ngo hari ubwoko butera umwaka, hakaba n'ubwoko bw'ubunyamugisha. Ibi bintu bishobora kuba ari ukuri, iyi si y'umwuka ikora koko. Uyu musore arava i Yerusalemu arajya i Damasiko kumara. Kandi igikomeye abantu dukunda kumvaho ni uko ngo baramukubise, ariko ntabwo ari cyo cyonyine cyakozwe. Babanje baramwambura. Wowe igihe wavaga i Yerusalemu ujya i Damasiko, ni iki bakwambuye? Ese ujya ubibona ko bakwambuye? Kuko urumva kenshi dutinda ku nkoni, kuko arizo abantu bose babona. Ariko iyo mujya mu gutekereza n'ubutunzi n'umuntu bamwambuye ibintu, bamwambuye ukuntu byanganaga. Abantu batavuga ati yo mama kumva gukubise hano bakomerekeje, ariko ntabwo baza agaciro k'ibyagiye uko bingana. Ushobora no kuza kubona bari bukomore, ariko ntubona bagarura bya bintu byagiye. Yo mbese nuko byagenze, yo nuko byagenze, ariko hari byagiye abantu badashobora kuza kugarura. Ariko iri ni ijoro ryo kugira ngo ibintu byacu bigarure. Uyu mutware wo kwa Farawo iyo agira ubwenge
iyo aba ari umuntu wubaha Imana, iyi message yagombaga, kuko nta kindi Imana yari imuhereye, yari imuhaye kugira ngo nibuze, hari ibintu dukina nabyo. Uyu mugabo yagira ubwenge ari gutabwira Yosefu ngo nkorye, mbariza Imana kuki yampaye ino communication, kuki yampaye ubu butumwa, kuki narose banyiba, kuki narose ntakazi ikintu runaka, kuki narose njya mu kazi ariko wenda ngasanga bafunze, nkabura bisi njyana ku kazi, kuki narose ibi bintu. Mbibutse ko hari umuntu wigeze yambwira ngo mu nzego z'ubutasi igihuha kuri bo bagifata nk'ukuri kuzuye. None gute se ushobora kuvuga ibintu ari blague? Arambwira ati iyo blague rero kuri bo iba ari ukuri. Ni gute ubundi wagize icyo gitekerezo cyo niba ari ibintu by'ibihimbano koko atari ukuri, ahubwo ujya gutekereza ikintu nk'icyo ngicyo gute? Bya bintu burya abikomeye, ahubwo twebwe dukinisha ibintu tutazi. Ndakwinginga uyu mwanya subiza umutima inyuma, ureba ahantu byapfiriye. Byagenze gute kugira ngo mbese izi nkongoro zariye umutsima bigenze gute? Zawuriye gute? Kuko hari abantu inkongoro zariye n'imitsima kubera ko nyine bari barangaye, bari bavuye i Yerusalemu bari kujya i Damasiko. Hari abantu ibintu byatangiye kudogera ku buzima bwabo kuko hari inzozi barose bazitaho, babifata nk'ibintu byoroshye. Ariko ahantu hose wibiwe, tugiye gusenga dusubije aho hantu, kuko kugira ngo hari abantu bamwe igihe kimwe twiye twajyana gusenga ahantu, njyewe nari mpazi bo batahazi, ariko bagenda mbere yanjye mbarangira ahantu. Bahageze imihanda ibiri barayoba, baca muri umwe kandi yose yari imisozi. Noneho bajya kuri uyu musozi, ibintu mbabwira rero bakaba babibona, ariko rero ku musozi ntababwiye. Yari imisozi nk'uko nakubwira ngo urajya kuri uyu musozi warangiza ukajya kuri uyu. Ibintu najya nkubwira kuri umusozi rero urajya umbwira ati ariko ibyo ndabireba. None nkubwira none se mbwira ati ariko aho ngiye hamwe ndahabonye hane simpabonye. Noneho birancanga. Urumva kuko nyina ndi mu nzira mbakurikiye, byaje kurangira mbabajije ibyo bareba imbere, nsanga ibyo bareba imbere biri ku musozi uri hakuno. Ndabwira noneho musubire inyuma aho mwayobeye, musugaruke. Bakuru turabyumvikana, mbari minota. Haciye akanya ndabahamagara ko numvaga bakabaye bahise bangira. Kumbi bambwiye ngo baje kungeraho nyuma bayobye cyane. Ndabaza byagenze gutwa ngo musubire inyuma muhite mukata muri uwo muhanda wundi. Baramenye ngo okay, twazi tubona ko ari hakurya y'uwo musozi, duhita twimanukira hasi mu gishanga ngo tuze guhinguka. Kumbi babonaga ari gishanga, ariko inzira zo mu gishanga none hari ibizigo biteye ubwoba. Mbivugiye iki rero? Iki kintu kugira ngo gikemuke, si uko uhita ucurika wo mu gishanga ugahita wamukora bati okay none akambikora gutya. Subira inyuma. Ugiye gusubira inyuma. Ubuzima mw'isi ntabwo ari nka filime bari kodinga ukajya kweditinga nyuma, ariko mu mwuka Imana ishobora kweditingamo amateka y'umuntu bigahinduka. Edit ni nko gukosora cyangwa guha ibintu umurongo ushaka ko bigira. Mu mwuka birashoboka ko Imana yasubira inyuma mbere y'uko cya gisambo kikwambura, igakatinga iyo senari y'uko agiye kukwambura, ikakarojeta, ubuzima bugatangira, bya bintu byawe bikagaruka. Niko Dawidi yabwiwe ngo birukankane urabafata kandi ibintu bya byose urabigaruka. Kuko kubafata ni kimwe, cyangwa se kumenya amagambo kubamenya ni kimwe. Icya kabiri ni ukwiko ibintu making ashobora kuba bigaruka. Uzasoma muri iriya nkuru uko byaje kugenda, yaje guhura n'umusore umwe arabufata, babusobanuriza ibintu n'ibindi n'ibindi, ariko
ibintu byose bya Dawidi byaragarutse. Uyu mutware yagira ubwenge akavuga ngo noneho umukozi w'Imana ko Imana imbwiye gutya nkora iki kugira ngo nkire amaboko ya Farawo atanyije. Imana yari ifite igisubizo cyiza kuri uno mugabo, ntabwo uno mugabo agomba kwicwa, ariko nta kubaha Imana kwari kuri muri we. Uyu mugabo ukubiswa ajya i Damasiko yaje kubona ngo umuntu umujyana mu bitaro baramwoza baragira gute, ariko ntiyabonye ugarura ibintu bye. Ariko iri ni ijoro ryo kwemererwamo, rikaba n'ijoro ryo gutabarwamo. Ibi mvuga ntabwo ari igitekerezo cyanjye, si n'icyifuzo nkwifuriza, oya, wowe bashobora kuba barakwibye ukabimenya koko kuko wabonye inkongoro zikurira umukati ku mutwe, ariko nawe wisanze muri situation umanuka i Yerusalemu ugwa mu gico cy'abambuzi, ariko barakwambura nyuma baranakubise. Ariko icyo ngendere muri iri joro ni ikivuga ngo barakwambura. Niki batwaye? Bashobora kuba baratwaye ibintu by'ubutunzi mu buzima busanzwe bifatika, ariko bashobora kuba baratwaye n'ibintu byo mu mwuka. Ibaze nk'umuntu bamutwaye, nk'umuntu bari baraguhaye ikarita ikuyobora izakugeza ahantu, umuntu akaza akaba yonyine akwiba. Burya mu by'ukuri ashyize iherezo ku rugendo rwawe. Ikarita y'urugendo ni yonyine yakuyoboraga. Ni nko kumva umuntu ariko kuvuga ngo ko natakaje ibihe byanjye byo mu mwuka, kandi disi umuntu akavuga yumva ari ibintu byoroshye. Ngiye nsigaye numva ngo ibihe byanjye byo mu mwuka ngo byaratakaye, ngo amayerekwa nagiraga ngo n'impano z'umwuka wera ngo kandi ubifite nk'ibintu byoroshye. Nsigaye numva n'umwuka wera yaragiye pe, ukumva ni ibintu byoroshye. Erega bavuga ngo n'ubugingo burya bwaragiye, n'ijuru ryaragiye, nta ryihari kuri bo, kuko uyu munsi Imana ivuze ntiwayumva. Umwuka wera uri muri twebwe niwe uzumva Imana. Umwuka wera muri twebwe ni nk'akuma kaba muri televiziyo cyangwa se muri radiyo, noneho impanda ni telekomande. Uko biri kose ni urugero ntanze kugira ngo byumvikane. Iyo bakanze kuri telekomande ya indi mukoresha muhindura amashene cyangwa amavolume ku byuma byanyu, iyo kanze ka gatara karagenda kajya ku gatara ka televiziyo, n'imbere hari akuma kumva iyo komande batanze, hanyuma kakakora ibyo bakabwiye gukora. Nako umwuka wera ameze. Impanda nivuga sinyari zagenda yisi, yumvwe n'umwuka wera wari uri muri Pamfili wapfuye azuka. Muri Pamfili wari uriho mu buzima, wari uri mu kazi, wari uri hehe? Pamfili atwara. Impanda izavuga, abantu bose bazayumva. Yesu naza, azaza abantu bamubona, ariko nk'ukuri muri twebwe abazaba bari ntuzadutera guhinduka. Ku bazaba basinziriye nabona uko bizagenda. Urabifata nkaho kwibwa mu mwuka cyangwa kwibwa iby'agakiza ntacyo bitwaye, kuko ukibona business iraninga, ukibona ubwo bumeze neza, ukibona ubuzima bumeze neza. Ariko kwibwa abantu baribwe kandi bikomeye. Ariko iri ni ijoro ryo kugira ngo tugaruze ibyacu byibwe. Tugiye gufata umwanya gusenga. Wibwe ryari? Wibwe iki? Niho hantu ugiye gusengera. Ugiye gusenga uvuga ngo aha niho nibiwe, iki nicyo nibwe. Cyangwa se sinigeze menya igihe nibiwe, ushaka utakimenya ariko ukabona ko hari ibintu wibwe. Kuko kuva i Yerusalemu ujya i Damasiko ntabwo ruba urugendo rutoya, ntabwo ari nko kuva hano Nyabugogo. Ariko uyu muntu yaje kwisanga gusa cyazi nuko ari yavuye i Yerusalemu, ari mu nzira y'i Damasiko. Ni Damasiko aratanahajya, arimo aho hagati aribwa. Ibintu byaragiye. Iyo wamuzana hano twambaza ngo bakwibye iki, nibwo mwabyumva. Ariko ni ibiki bibye ku buzima bwawe? Uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo ibyo bintu bigaruke. Ni umwanya tugiye kubwira Imana ngo
nk'uko wabwiye Dawidi ngo nakurikire ibi bisambo. Twibutse ko abantu bari bamwibye haciye iminsi 3. Ko twasoma ntabwo bamwibye ako kanya wahita ahagera, haraciye iminsi 3 bagarutse ba Dawidi. Ntaberega ba Dawidi bari bari. Uzi umuntu kwibye ugasanga haciye iminsi 3, urumva yahana yabageze. Waba uri mu mukurikire se? None se umuntu kwibye ahita agumaho. None utekereza umuntu wibye akiba Dawidi, azi neza ko Dawidi ari ingabo, teye ubwoba. Hari ibintu bibaho mujye mwitonda. Dawidi gusubizwa inyuma ngo ntajye ku rugamba byaramukomerekeje umutima, biranamubabaza kubona Abafilisitiya, ariko Imana agira ngo ajye kugoroza bino bintu. Wari ubizi? Iyo Dawidi akomeza akajyana n'aba Bafilisitiya, n'izi ngabo za Kishi bakajya kurwana, ibintu bya Dawidi bibye yabibuze birabona mu buzima. Hari n'utuntu Imana ishobora kuba yarakoze ku buzima bwawe kugira ngo igwe gutekereza ko wakwibye. Ubu no kugaruka kujya kubifata. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, uri umurinzi wacu wo kwizerwa kandi uri igihome kidukingira. Ariko kuko uri Imana itarabanana ku butoni kandi ngo winjire mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu ngo ubugene uko ugomba kugenda, unaduha inshingano byaba mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Ubwira umugabo ko agomba kurinda urugo rwe n'umugore akarobera amaso, kuko umugore w'umutima umugore w'ubwenge yubaka urugo rw'umupfapfa ubwo rwisenyera. Ibyo rero abantu bakwiye kumva inshingano zawe. Hanyuma iyo tugusabye kugira ngo udushyigikire mu nshingano urabikora, ariko niyo twarangaye nabwo utubera umutabazi ukaturengera iteka ryose. Uraturinda ku manywa na nijoro, niyo mpamvu tuburira uko twagiye twibwa. Umuntu wese turi kumwe azi igihe yagiye yibirwa cyangwa yabugize icyo yibwe ariko ntiyamenye igihe. Ariko turasenze tukubwira ngo ikibara kitwibye na kiriya bara kitwibye. Hari abantu bibwe basanga batakigira imiryango kandi bayifite kuko bameze nkaho nta muryango bafite, kuko Satani yabibye imiryango. Ariko turasenze umugabo w'imiryango y'abantu. Hari abantu bibwe ibijyanye na finance byose, uyu munsi ibintu byose arabona bitemba, icyo agiye gufata cyose kiragenda, byerundarunda byose n'ubundi asanga bisenyutse. Ariko uri Imana ishobora byose. Ejo twose tuganira na Sharuma ukuntu wategekaga mu kurema, urategeka ngo ntihabeho umucyo utandukanye amanywa n'ijoro. Umucyo ubaho, uravuga ngo kandi amazi yarasandara akwiriye ku isi yumva itegeko ryawe, yirundira ahantu hamwe kugira ngo ahumutse haboneke. Iyo uvuze biraba kandi utegetse birakomera. Natwe turasenze mu izina rya Yesu, itegeko ry'Imana nirihagarika ibyatembaga bidakwiye gutemba, nirihagarika ibintu byacu Satani ari gutembana yirukankana. Wigeze ubikora kuri Yorodani, urategeka amazi ya ruguru yatembaga kandi yihuta kuko mu gihe cyo kuzura kwa Yorodani arahagarara ku rukuta. Natwe turasenze ku bintu bimeze nk'ibiri gutemba tujya gufata bikanga. Mana, hari ibiri gutemba nka sima basutsemo amazi n'umucanga bigatangira bigatemba, ariko itegeko ryabitegeka bikuma bikamera nka beto kugira ngo umuntu yongere abashe kubifata bifatike bikunde. Mu izina rya Yesu
turasenze abibye ibyacu, Imana nibagendeshe gake byatuma tubafata ibintu tukabigaruza. Hari ababyibiwe mu nzozi, babona batewe mu nzozi ari ibintu byoroshye, kabona ni ibintu gusa ngo narose kugira ngo nibisanzwe, ariko nyuma byaratembye rwose, ibintu biribwa biragenda. Ariko turasenze mu izina rya Yesu, icya mbere, uyu mutware ntiyarakabaye atwara ibi bintu byandaritse ku buryo inkongoro zibibona. Dusabye kugira ngo bitwikirwe, iby'umwami ntibikwiriye kurangarira abantu bose, n'inkongoro no zitabirya amasazi ari kubigwaho, kandi iby'umwami ntibicishwa ahantu abantu bose babibona. Niyo mpamvu dusenze ngo banze uduhe ubwenge muri byose, tumenye uko tugenda n'uko dutwara. Hari umuririmbyi umwe aririmbye aravuga ngo tugende twigengesere kuko duhetse amabanga y'Imana. Hari abantu batamenye ko babitse ubutunzi bwinshi, baraburangaza, niyo mpamvu inkongoro zaburiye. Ariko icya kabiri, turasenze mu izina rya Yesu, ukumiriza inkongoro zose mu izina rya Yesu. Buri nkongoro yose yagerageza kuguruka izaha, imbaraga zisumba byose zikumirire kure, hanyuma duha amahoro. Hari abibwe kuko bari bavuye Yerusalemu, bamanutse bagiye i Damasiko, ariko turasenze Mana, cya mbere tugarutse i Yerusalemu mu izina rya Yesu. Turasenze kugira ngo ibyibwe byose ku buzima bw'umuntu bigarure. Uri Imana yigeze yabwira Abisiraheli avuga ngo hari ibintu byariwe n'uburima, n'ibyariwe n'akagungu, n'ibyariwe n'ubuzukira, n'ibyariwe n'inzige, ariko ngo uzadushumbusha. Hari ibyo utagarura ahubwo udushumbusha. Hari n'abakwiriye gushumbushwa Mana. Hari ibyamizwe n'inzige, kuko inzige zirya iby'amababi, zirya ibigaragarira hejuru y'ubutaka. N'akagungu nayo nuko irya amababi n'uruti, ariko hari n'ibijya kurya mu mizi hepfo iriya, inzukira. Turasenze ibyariwe gutyo turamburuse, udusimburize, uduhe ibyiza biruta ibyariwe n'ibyo ngibyo, kuko uri Imana yagarura ibyacu byariwe, ariko uri n'Imana yaduha ibyiza bisumbuyeho. Niyo mpamvu dusenze ko tuzi kutwumva. Nta kintu cyiza nabonye nko gukora ikibazo mwarimu muri kumwe ari kugenda kuyobora kugira ngo ngaho ngo fata uriya mubare ngo ukuremo uriya, ngo noneho guteranyaho n'uriya ngo birakunda. Amasengesho yo ku marembo y'ijuru ni amwe mu masengesho nabonye aryoha, kuko dusengera mu murongo w'Imana. Uri Imana irema ishimwe ry'akanwa, niyo mpamvu tuguhungiyeho. Dusengeye abantu banzwe n'imiryango, dusengeye abantu akazi kabo kariwe, dusengeye abantu ingo zabo zariwe. Turasenze Mana, uri Imana yabigarura cyangwa ikaturambuza. Urakoze kumva gusenga no kwiyumva kwacu. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Reka dusoreze kuri iyi zaburi. Nimara kuyisoma turasoza. Zaburi ya 20, ndahera ku murongo wa mbere, ndasoma na zaburi yose. Igitabo cya Zaburi cyangwa se zaburi ya 20, dushaka kuvuga ngo turirimbane zaburi ya 20, ko zaburi ivuze indirimbo. Igice cya 20 ndahera ku murongo wa mbere, haravuga ngo zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Bivuze ngo nyine ni indirimbo
Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru, ikohereze gutabarwa kuva ahera urusengero, iguha imbaraga ziva i Siyoni, yibuke amaturo yawe yose, yemere igitambo cyawe cyokejwe. Muri Bibiliya harimo akantu kitwa sera, bivuga ngo iyo uhageze uraruhuka, uratuza, ugaceceka. Yewe mpamvu nacecetse nuko nende kubisobanura. Dukomeze. Iguke umutima wawe ushaka, isohoze inama zawe zose. Tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoze ibyo usaba byose. None menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiriza ari mu ijuru rye ryera, azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Bamwe biringira amagare n'amafarashi, bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebwe tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Barunamye baragwa, ariko twebwe turahagurutse turema. Uwiteka akiza umwami, kandi dusubize uko tukwambaje. Mu izina rya Yesu.